avuga ati yesha uriya noneho yageze ahari indimuka, ibyo yakoze ntabwo bibabarirwa, uriya byaracitse byaranze. Ariko Yesu Kristo yakurebye aravuga ati naziye wowe. Byo mu mutwe uvuge bya bindi hari amagambo aza yihuse ugahita wumva noneho amaguru yarabohotse, reka ariko mbyita kuko ntago akiruka nkajyana inkuru mbi, utewiruka ngafata telefone yawe kituyireba uvuge ngo ya aya makuru sigiye kuyatangaza. Mwene data huye n'ikibazo barakimbwiye nanjye nkibwira undi oya, ntabwo nkwiye kuba muri aba baborozi, ntabwo nkwiye kuba muri aba bafarisayo. Ukitereke hasi tuwiteka we, icyo wayimpereye iyi telefone ni kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza. Niba ntanafite imbaraga kano kanya zo kujya kuyivugiraho ngo mvuge ubutumwa bwiza, mvuge imirimo wakoze, ariko byibura ituze ibi igikoresho cyiza cyawe, ibe mu Bibiliya yawe, ibe mu gitabo cy'indirimbo, ibifasha inafasha abandi. Ninyiboneraho umugisha momo yanjye ikabona amafaranga kuri road limit bakayohereza, nanjye iyi telefone iba igikoresho cyiza cyo kuya transfer ngirira abantu neza. Ntabwo ari telefone yo gutransfer amagambo, ntabwo ikwiye kuba transfer yo gutransfer ibinyoma, ntabwo ikwiye kuba transfer yuzuzamo abantu umwijima n'ibinyoma. Oya, vuga uti oya, telefone yanjye we tuza, rurimi rwanjye tuza, ndi umwana w'Imana, nshaka kuba icyaremwe gishya gishyitse. Ubuntu bwa Kristo bumbeho, ambone mu bo yishimira, bigikoresho kizima, n'ibyo nkunze byose bibikoresho bizima bya Kristo. Haleluya. Uwiteka guha umugisha mwene data, akugirire neza. Ahari umurwayi w'imuvugiriza indoro, ahubwo senga uvuga uti Kristo, hari nahuye n'umurwayi, nahuye n'umusinzi, amerewe nabi cyane, urugo rwe ruri gupfa. Uriya mugabo wa mwene data ntakwiye kwinyarira, ntakwiye kumera kuriya, ntakwiye kugenza uku, ntakwiye gusinda ngo atwarwe mu maboko. Oya, ahubwo ujye ku mavu usenge. Ntunabijye kubibwira mwene data ngo nabonye umugabo wawe yinyarira mu muhanda bamutwaye mu maboko, kuko ibyo arabizi. Ibyo arabizi navuga ngo ni ikigeragezo yahuye nacyo, ari kurwana nacyo. Wiza kumubwira izo nkuru mbi, ahubwo nawe mufashe usenge uti Mana hindura umugabo wa runaka, uko wahinduye uwanjye akaba mwiza, ndabizi ko wahindura n'uriya. Niba warampaye umugabo mwiza wakijijwe rwose ukuzi, ndabizi neza ko n'uriya wamushyira mu bwoko bwawe. Uwiteke muhindure. Umugore wa runaka yabaye umusambanyi, yirirwa acinya umugabo we, byagenze gutya, urwo rurimi rukureho. Ahubwo niba uvuze izo nkuru zinakuguye mu matwi, uboroge, uvuze induru, ariko uboroga uhamagara Kristo, uvuga uti Kristo ndakwinginze ngo hindura uriya mubyeyi. Ntawe umugore gusa kuriya, ahubwo abo umubyeyi abe icyitegererezo cyiza ku rubyaro ari kubyara, ndetse abe icyitegererezo cyiza no kuba mureba. Wivuze induru, kumwita amazina ntabwo biri bumuhindure, nta na kimwe byahinduraho, ariko isengesho ryawe ryagira icyo rihindura, nawe akaba mwiza. Niba wumva umaze gutungana, umaze kugerayo rwose, senga n'abandi b'intungane nkawe, wibavugiriza induru. Yesu Kristo yaziye abarwayi, ntiyaziye abamaze gukira, yaziye abapfuye kugira ngo bazure, bakure mu gituro. Yazuye Lazaro amukura mu gituro, nawe yakuzura. Yakanguye umwana wa Yayiro, babonaga ko yapfuye, bitegura guhamba, dore ko buri hari na benshi bari batangiye kubaza ngo se serikeye runaka zana serikeye dushyiremo. Oya, Yesu Kristo ibyo tubona ko byapfuye wabibona nk'ibisinziriye akabizura. Izere uwo mwami w'abantu, arakora ibikomeye mu buzima bwawe. Wowe ushaka gukizwa, wowe wumva umutima ugukomanga, atuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami. Vuga uti Yesu Kristo uri umwami w'abami, ndakwizeye ndakwiringiye, ndabizi neza ko wambatura muri ibi byaha ndimo, ndabizi neza ko wambatura muri ubu bubata bwambase. Uwiteka mbatura, shyira mu bo wishimira, nzura. Haleluya. Nkangura nari nsinziriye,
umpereze ubugingo, nzaraganwe n'abizera ibyo wasezeranyije abiye kwizera. Uwiteka nkureho umuvumo w'urubanza rwose rwari rundiho, nkureho umuvumo w'ibyaha, umbonere mu maraso yawe, unzure ngukorere nezerewe, ngushimane n'abera bawe. Haleluya. Niba udafite idini uteraniramo, ndagushishikariza gushaka aho wateranira. Ku bantu baherereye i Kanombe hano mu bice bya secteur, muze tujye tubana kuwa gatatu mu cyumba cy'amasengesho ndetse no ku cyumweru nimugoroba guhera saa 9:30 kugera saa 12:30. Ni mu rusengero abenshi bazi kuri ndumva ni Mountain of the Right Ministry, ariko rukorera mu rwitwa Rock Bobo. Ndebera izina rya rwa rusengero turebe turangira abantu. Wowe udafite aho usengera, aho uteranira n'abera, yakwinjira ngo ushaka aho uteranira. Kubera ko nashoboye kuharanga neza, umwanyarukira kuri Mountain of Light Ministry kuri YouTube iriho ya Eric Bahavu, abarangire. Abazashobozwa kuhagera muzahagere, kuko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hano kuri screen ntubona aho uteranira ngo ufatanye n'abandi, imbaraga zawe zirakayubuka, ziragenda. Insengero ziri henshi, ndakwinginze ngo ushaka aho uteranira. Abakozi b'Imana barahari. Ushaka guterana mu gitondo muri Twibature, niba wananiwe kugenda ngo ugere ahantu hari urusengero, ujye muri Nibature, ndakwinginze ngo kurikira Zion ibifite Twibature live buri gitondo. Cyangwa ushake Nibature zakoreshejwe na Pastor Jean Pierre Ndungutse, aragufasha wongererwa imbaraga. Wowe wasubiye inyuma, wowe ushaka gukizwa, ndakwinginze ngo shaka aho uteranira, ubane n'abera, urasubizwa n'imbaraga, ndetse nawe ugikizwa urahura na bene data, wiconnectinge nabo, kuko hari ukuntu dukizwa tukiyambura rwose ibibi, ariko kubera abantu tugenda duhura nabo ugasanga hari imyuka ikiri kudukurura. Shaka abo wihuza nabo bamenye Kristo, bakongerera imbaraga muri uru rugendo. Hanze nta cyiza gihari, nta cyiza gihari. Izere Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, kandi yiteguye kukubabarira. Cyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Muhabwe umugisha, mugirirwe neza n'Uwiteka. Dusubire ku cyumweru saa 2 n'ubundi tuzaba turi live. Uwiteka abahe umugisha. Amen.